Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. None aha dutangiranye n'umusirikari w'umukobwa aje kureba mugabo we. Mugabo we yaratunguwe cyane, mugihe umukobwa yaranezerewe cyane. Mugabo biramucanga. Umukobwa arangije mu kwitegereza ati nari ngukumbuye. Ati se umugore nawe araza, umugore utwite. Umusirikari mu kumubona amurebye aravuga ati ese koko waratwite burya? Umugore byaramubabaje. Umusirikari byaramubabaje cyane, mu gihe yaraje kureba boyfriend wiwe cyangwa umuhungu bakundana ahita amuce ku rushi mu gihe yasanze yaramuciye inyuma. Ati warambeshye, ati nawe unyihanganire, ntabwo nari nzi byakubayeho, nari nzi ko wapfuye, nawe undebere disi, nari nzi ko wapfuye. Ati se koko burya ntabwo wari uzi ko twashakanye? Ati twanarashyingiranwe. Dore ati wa mugore we nawe uceceka, uyu nguyu ntabwo umuzi, ntabwo uzi agaciro ke ku buzima bwanjye. Ese ushatse kuvuga iki? Umugore ikiniga cyaramurenze, umugore w'umusirikari ikiniga cyaramufashe. Ati kuva none aha ndigendeye, nawe undebere. Yarirukanze, umugore nawe arakurura ahangaha. Disi ese kubera iki ngiye wansiga? Erega uriya niwe wa mbere twakundanye, kandi n'ikimenyimenyi iyo nzu niye tubamo. Umugore yasigaye afata ku nda. Umugore mbibutsa aratwite. Umusirikari nawe wakundanye n'umugabo arigendera. Disi birababaje. Ati ese waba uzi neza ko uko nabayeho mu gihe cyo nabagaho nzi neza ko udahari? Ati ese ngewe uzi neza ko ubuzima nabayemo? Disi nawe undebere. Amarira ni menshi, agahinda ni kenshi. Ati naragukumbuye, kugusoma, kuguhobera, ibyo byose narabikumbuye, ndabishaka ndabibura. Gute wampemukiye bigeze aha? Ati nanjye nari nzi ko wapfuye, kukwibagirwa byarangoye, ntabwo uzi ubuzima nabayemo. Yaramwitegereje n'ikinde kure. Disi nawe undebere. Aka nagasobanuye. Iyi YouTube yacu yitwa Inkuru Nshyashya TV, uzajye wibuka gukanda subscribe. Mugabo yaratuje, aratuza, yitegereza mugore we. Ati ni gute wankoze ibi bintu? Nabayaho ndagutegereza, ariko wowe ntabwo wigeze ubikora. Ati nanjye unyihanganire, ubuzima bwose nabayemo bwari bungoye kubaho ntagufite. Erega nta kundi. Ati none nawe undebere. Mugabo nawe byaramugoye kubyakira, gusa nanezerewe nanone kuba yongeye kubona umukobwa. Nagasobanuye bidatinze, bari banakumburanye. Disi nawe undebere. Se wamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel yitwa Inkuru Nshyashya? Ahangaha bari barasigiranye udukomo ku maboko yabo tw'urwibutso. Umukobwa atangira gutekereza ku musore, n'umusore atangira kumuganiriza. Naragukundaga kandi na n'ubu ndacyagukunda, nta n'impamvu yo kunsiga. Umukobwa arangije gute ibyo byashoboka? Gute wadutunga turi babiri? Disi ati ntari iranze umwayibanamo muri babiri, ndayibahariye ntacyo bindwaye, nawe undebere. Ati gusa naragukundaga, nahari ahubwo none hasohoka nigendere. Mugabo arangije aramukurikira. Umugore sasa mu nzu yatangiye gufatwa n'ibise, byatangiye kumukomerana. Rangije bintu biramucanga, ari mu nzu yenyine.
umugabo yamusize, ibintu ni ibibazo, atangira gusakuza atabaza, tamigabo yanjye urihe? Ati ndaje. Mugabo uri gusezera we X we cyangwa umukobwa batari baherukanye yahise ajya kureba mugore w'umufitiye umwana. Kandi nawe ari wowe ntiwakirengagiza umugore uri mu kibazo nk'iki. Yagiye kumureba, umugore agiye kubyara ibise byaramufashe. Mugabo yaje yihuta, arangije aja kureba umugore. Ese watinze uri gukora iki? Kubera iki watinze hanze? Umugore disi umugabo yaramucumbagije, umukobwa yanze kumutererana w'umusirikari. Ati muse mujye mwayira modoka. Ati sinagendera mu modoka yawe, jewe ndagenda n'amaguru. Gusa umugore nawe anamerewe nabi, nawe unyumvire. Ibyo wibyitaho, njye ibyo ntacyo bimbwiye. Icyo ngomba gukora ni ukuguhereza ubufasha, ibintu bikagenda neza. Naho umugore baramutwaye, baramusohora bamujyane kwa muganga. Ati ngwino tukujyane kwa muganga kandi biri buze kugenda neza. Umugore yaje gufungura imodoka ngo agire ute abatware. Disi nawe undebera umukobwa agira umutima mwiza, agiye kwatsa imodoka. Disi ati ndi kumva ntari burengaha, ndi kumva igihe kigeze, shaka kubyara nonaha, ntabwo nagera kwa muganga. Ati none dukora iki? Icyo ugomba gukora ni ukumfasha, kuko ntabwo byashoboka ko wamugeza kwa muganga nonaha agiye kubyara. Umugabo yabaye nk'utaye umutwe adafite icyo yakora ngo ni iki. Umugore bidatinze yaramufashije, atitaye kuvuga ngo umugabo we yamujyaniye umugore, atitaye kuvuga ngo umwana suwe, atitaye kuvuga ngo bamuciye inyuma ndetse n'inzu ariye. Umugore arangije amuhereza umwana. Uwo mwana mujyanire se, uwo mwana mujyanire se. Ati ntabwo nshaka kuba mufashe nonaha, sindi muri situwasiyo nziza. Umukobwa nawe, umukobwa w'umusirikari yitegereje umwana, agahinda ni kose. Yarazi nk'umugabo aracyamutegereje, yasanze yarizaniye undi mugore yanarabyaye. Nawe undebere, bidatinze umukobwa yamuzaniye akana ke. Se kuburenzaho ayitegereza umwana atakira, ataka kana ni keza cyane, aka kana gasa na papa wako. Nawe undebere, akana arakitegereza. Disi arakitegereza. Umugore rangije byaramunejeje, atitaye kuba umugabo yaramuciye inyuma. Gusa wakoze kubw'urukundo tugaragarije ndetse n'ubufasha uduhaye, ntabwo tuzabwibagirwa. Oya wibyitaho. Ati byose nabikoreye kubera ko ngukunda, nawe unyumvire. Mugabo biramurenga buri icyo yakora, gusa nanone nta kundi. Ngewe icyo ngomba gukora ni ukugenda nkabavira mu buzima. Mugabo gahinda karamurenga, nawe ntazi icyo yakora ngo ni iki. Datinze umukobwa yaje kwigendera, yaje kuva aho ngaho n'amarira menshi. Disi yari yaragiye mu gisirikare ashaka amafaranga ngo abane n'umugabo we neza. Umugabo we yari yarahawe inkuru y'uko sheri wiwe yapfuye ndetse yari yaramumanitse no muri saro mu ifoto, ariko nta kundi. Bidatinze umugore we nyakuri bashingiranwe, maze kubyara yaraje azanira umugabo we umukobwa we, ndetse kubera ko yari anamaze gukura, umugore afata ivarisi ati sinabana nawe utankunda kuko ufite ubundi